Witwa nde? Bayita boss. Ninjye babuze. Nagiye Burayi garuka i Kigali nsanga mu Rwanda ari heza kurusha i Burayi. Reka rero mbanze mbasuhuze bakunzi ba Iris TV, nsuhuza diaspora ndetse n'abari ku mugabane wa Afrika ndetse diaspora mu bihugu bigiye bitandukanye. Hano uyu munsi wa none turi ka Kigali ahari kubera umuhango wo guherekeza umurambo wa Yvan Buravan, umuhanzi nyarwanda, aho abantu benshi muri kubona ko babyitabiriye kandi baje guherekeza umuvandimwe, umwe mu bantu navuga ko bazamuye muzike nyarwanda, n'abantu benshi, urubyiruko rutandukanye ndetse n'abantu bakuru. Reka rero dukurikirane uko umuhango wo guherekeza umurambo wa Yvan Buravan uko uri bugende. Reka dukomeze gahunda za Iris. Yes, rero murabona ko ibintu byagoranye, bigaragara ko Buravan yari afite abantu benshi cyane ndetse bari biteze kureba ibikorwa bye bindi bigiye bitandukanye, ariko akaba yaratuvuyemo. Akaba uyu munsi wa none mu muhango wo guherekeza umurambo aho azashyingurwa ku munsi w'ejo kwa gatatu, uyu munsi ku mugoroba mwasanze abasitari benshi batandukanye ndetse ibyiciro bigiye bitandukanye. Rero ubu wa none abantu benshi batangiye kuririmba indirimbo Malayika ya Yvan Buravan, aho abana b'abakobwa kabisa bateye induru, bamwe amarira bo ni menshi, polisi umutekano yawukajije nawo ni wose bitewe n'umuntu witabye Imana, aho abanyarwanda benshi bamukundaga. Turakomeza dukurikire uyu muhango wo guherekeza umurambo wa nyakubahwa Yvan Buravan. Professor, nk'umunyamakuru kuri uyu munsi wa Buravan wabwira iki abanyarwanda muri rusange? Ni umunsi navuga ko ukomeye cyane, nanone ugiye utugaragarije uburemere bwa Yvan Buravan muri muzika nyarwanda ndetse n'iyo hanze muri rusange. Nk'uko ubibona hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye, nanjye ubwanjye natunguwe kubona hari abantu bangana gutya, ku buryo benshi bari kwibaza bati ese kuki tutagiye muri arena cyangwa se muri stade. So ni ikintu nanjye mbona ko gifite igisobanuro kinini cyane ku buzima bwa Buravan, ku muziki we muri rusange ndetse no ku bakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange. Noneho nk'abanyamakuru cyangwa se muri rusange nk'itangazamakuru kuba ryabuze Buravan, urabibona mu buhe buryo? Kuba itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange twabashije kubura nyakwigendera Buravan. Yewe urakoze cyane, tubuze ikintu kinini cyane kandi gikomeye, tubuze za vibe za Buravan mu biganiro tugiye dukora bigiye bitandukanye, biri no kutugura kugira ngo tubashe kugaragaza, gusobanurira abakunzi b'umuziki nyarwanda bakurikirana umuziki nyarwanda bari hirya no hino ku isi, mu by'ukuri kugira ngo bumve uburyo ki tubabaye azi nk'abanyarwanda kuba twarabuze Yvan Buravan. Ntekereza ko icyo hasize muri no muzika nyarwanda cyangwa se itafari rye akuye muri no muzika nyarwanda rizaba rigoranye cyane kugira ngo tuzabone undi muntu ushobora kuzakora nk'ibyo Buravan yakoze, ushobora kuzatuzanira prix découverte. Ubu ngubu bamuhaye n'indi ya kabiri. So ni ikintu gikomeye cyane kandi cyatubabaje azi nk'abanyarwanda muri rusange, sibyo n'abanyamakuru gusa ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Urebye abantu bitabiriye kuherekeza umurambo cyangwa se kuba mu ijoro ryo guherekeza umurambo wa Buravan, urebye abantu bitabiriye uko guherekeza nyakubahwa Buravan, ubibona gute? Urukundo abantu barabamufitiye kuri wowe uri kurubona gute nk'umunyarwanda kandi nk'umuhanga mu itangazamakuru? Urakoze cyane. Nk'ijisho ry'umunyamakuru nahoze nitegereza ndeba abantu uburyo kibaje ari umurundo, nsanga siba abanyakigali gusa ahubwo ni igihugu cyose muri rusange. Hari benshi cyane baje baturutse hirya no hino mu ntara zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Iki ni cya kintu kikwereka ko Buravan yari afite umuziki wari ukunzwe n'abanyarwanda. Even hari nabo twaganiriye baturutse i Burundi bari baje kugira ngo bifatanye n'abanyarwanda muri cyo gitaramo, by'umwihariko nanone no ku munsi wo kumusezera muri rusange. So ni ikintu nabonye ko igisobanuye nanone ubundi bunini ni ubunini bw'umuziki nyarwanda, bitewe nanone n'abo artist badupresentaga neza hirya no hino ku isi cyane nka Buravan muri rusange. Reka dukomeze rero tubaza bamwe mu bafana ba Buravan mu muhango wo guherekeza umurambo mu ijoro ryo kuwa kabiri, aho azashyingurwa ku ijoro ejo kuwa gatatu. On the beat, Wingcraft.